ese koko nawe wemeranya n'abangaba bavuga ibi ngibi ngo mu ntara y'Amajyepfo havukiye wese ngo avukana amashuri 3 yisumbuye? Dore bamwe mu bahavuka, ubwo nawe uraza kwemeza niba ibyo bavuga koko ari byo cyangwa atari byo. Dore umwe mu bagabo bavuka mu ntara y'Amajyepfo tugiye kuganiraho uyu munsi, yitwa ISMAEL MWANAFUNZI. Ubuzima bwanjye ijwi umucyo, nta muntu utamuzi. Niba wumva radiyo Rwanda ntabwo waba utazi ikiganiro wari uzi ko. Niba uca kuri YouTube ntabwo waba utarumva ISMAEL MWANAFUNZI. Reka tubyinjiremo iby'ubuzima bwa ISMAEL MWANAFUNZI kuva yavuka kugeza uyu munsi. Tugiye kubana nitwa Flash, iyi ni Flash Top TV. ISMAEL MWANAFUNZI yavukiye mu muryango wicisha bugufi mu majyepfo y'u Rwanda. Yakuriye mu buzima bworoheje, aho kwihangana no gukunda abantu. Kwigira byamubereye isoko y'imbaraga. Aho yavukiye abaturanyi bamwibuka nk'umwana wakundaga kuvuga ku mahoro n'ubumwe. Nibyo yavugaga akiri muto cyane. Ibi nibyo yarakunze kwibandaho, ikintu cyitwa amahoro n'ubumwe ngo ni ibintu byamubagamo cyane. Ijwi rye ryatangiriye ku kibuga cy'ishuri, aho yakundaga gufasha abarimu gusomera abandi banyeshuri inkuru, agasomerwa amasomo n'ijwi rituje kandi rikurura benshi. Ku bijyanye n'inzozi ze z'ibitangaza, ISMAEL MWANAFUNZI yari afite inzozi zo kuzaba umunyamakuru w'agatangaza. Mu myaka y'amashuri yisumbuye, ISMAEL MWANAFUNZI yatangiye gusobanukirwa ko kuvuga ari impano yiwe. Atangira gukora ibiganiro ku rusengero no mu bikorwa by'urubyiruko. Yaje kwinjira muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'itangazamakuru, aho yamenyekanye nk'umusore ukunda ukuri kandi wita ku bandi. Abanyeshuri bagenzi be bavugaga ko yajyaga yigisha abandi kuvuga neza, abigisha kubaha mikrofone, akanabigisha kubaha abateza amatwi, ubaha ibintu by'ukuri kuri mikoro uri kuvugiraho. Uburyo yabanaga n'abantu. Nubwo akora ku maradiyo, ISMAEL MWANAFUNZI azwi nk'umuntu ucecetse mu buzima bwe bwite. Akunda umuryango we, cyane cyane ababyeyi be n'abavandimwe be. Afite umuryango akunda no kubasohokana mu biruhuko rimwe na rimwe yabonye umwanya. Ntiyibagirwa inshuti ze za kera, nk'aho akunze gufasha abatishoboye mu ibanga, atabinyujije mu itangazamakuru cyangwa ku zindi mbuga nkoranyambaga. Aho tubona amashusho ye ari kumwe n'abana be mu busitani, aseka, atanga impapuro, akina nk'umubyeyi w'umunyamahoro. Ubuzima bwe ntibwahuriyemo ibigeragezo. Yahuye n'ibihe bigoye mu kazi, uburwayi bwagerageje kumusubiza hasi, ndetse n'ibihe by'amarira n'agahinda, ariko ntiyigeze ahindura indangagaciro ze nk'umunyamakuru wabigize umwuga. Yakomeje kugira umutima wihangana no gukunda no gutanga ukuri ku bamukurikirana. Umva ijambo rimwe yigeze kuvuga. ISMAEL MWANAFUNZI yaravuze ati, hari igihe isi itumva ijwi ryawe, ariko ntibivuze ko ugomba kuryama ngo ucike intege. Ukuri ntikuvuga cyane, ariko guhagarara mu kuri. Niyo mpamvu ntagomba guceceka, cyangwa ngo ukuri niyo ntambwe y'umucyo. Iryo ijambo ISMAEL MWANAFUNZI yavuze. ISMAEL MWANAFUNZI afite intego yo gukomeza gufasha urubyiruko mu myigire y'itangazamakuru y'ukuri, aho gutangaza ibinyoma.
ashaka gushinga ikigo gito cyigisha abana kuvuga, kumenya gusoma no gukunda igihugu binyuze mu majwi n'amagambo meza bazajya batangaza ku babakurikira. Ku musozo w'iki kiganiro reka twumve ijwi rye rivuga amagambo akomeye. Ijwi si rivuga cyane, ni irivuga ukuri buhoro kandi rituje. Waba ushaka ikindi kiganiro hari ibyo utasobanukiwe ku buzima bw'uyu mugabo, nibwo kubona amakuru ye bigoye, twandikire muri komenti tuzagushakire amakuru menshi ku buzima bwa ISMAEL Mwanafunzi. Yumvaga na Furaji, iyi ni Furaji Top TV nk'ibisanzwe. Ndabashimira umunsi ku munsi.